Ikinamico imboni y'ubuzima. Burya ubuzima butwereka byinshi, ariko burya buba buduhishiye byinshi kurushaho. Byose ni mu ikinamico imboni y'ubuzima. Ariko abantu ba hano bamara kurira ku masahani bakayandagaza, njye nzahangana nabo rwose. Iwe Dari, uzi ko nkanze we waje ryari? Nibwo nari nkihagera, ariko nuko wenda ntageze ku irembo ngo nsuhuze. Sha butaha ujye usuhuza, uzi ko umutima wari umvuyemo. None se amakuru yawe? Akira agatebe wicare. Ni meza. None se mama wawe arahari? Oya, ntawe uhari. Wamushakaga cyane se njye kumureba mu kabande? Oya, mwihorere nuko ari mama wari unumye imbuto y'ibishyimbo. Ubwo bibaye ngombwa nazagaruka. Ariko se Dari, kuri kunyitegereza cyane we? Aha, wabaye umuringa ndakurahiye. Ariko se nkawe nabaye umuringa ntese kandi? Nanjye nkibaza impamvu Ben atagikoma. Kumbe nk'ubwo Ben umuzanye ute? Ahubwo si ibyo bihuriye no kuba ndi umuringa. Ariko uzi ukuntu babaza undi mwana? Nawe bukubayeho wasara. Sha ntakubeshye wowe na Ben murimo kwica uriya mwana mu mutwe. Njye na Ben? Uhe mwana se ubundi ko nawe wanyobeye? None se uyobewe ukuntu Dira akunda Ben? Nyine sha Ben ntakimuha umwana yenda gusara. None njye mpuriye nabyo? Niba Ben atamukunda njye mbizire? Umva ye, mwana twese turi abakobwa w'inyigiraho nyoni nyinshi. Utaratangira kujya uganira na Ben wambaraga utwo tujipo? Sha ndabizi. Noneho reba ukuntu usigaye wisiga wambara neza. Aya masaha nayo kwitera parufe na fondo turi mu rugo nta hantu ugiye. Wavuze ko ari Ben? Dariya we, wakurakara sinzi uko yabateye. Uri umuti w'amenyo. Ben se ko duhura tutabipanze, hari ibirenze mvugana nawe? Uzi ko wakumva yagira ngo hari ibindi birenze? N'ubundi nihutaga, reka nsubire mu rugo makanire mama ashaka ibindi akora. Gusa Dira arabizi ko ari wowe wamutwariye umusheri, muhuye yagukuramo iyo kotse. Ahubwo niba ushaka amahoro ugenze gake. Shandi ndadutambikane, hari ibyo ngiye kureba ku gasantire. Ibyo tubireke tuzaba tubisuramo nugaruka. Halo, ubanza yaramarezo yaracitse. Ngaho reka nongere ngo usubiriremo. Odile rwose urabizi ko ari umukobwa wenyine nkunda. Ni mama rwose abo baguha amakuru ko nkundana n'umuringa barambeshyera. Kandi aribyo ndimo kugusobanurira nyine. Rwose abo baguha amakuru nabashaka kuduteranya. Ahubwo buretse aho nari ngiye ndahageze turasubira. Mwiriwe. Mutima uke. Nari mbazaniye agafunguzo k'amazi kariya karapfuye burundu. Mukiza sarahari? Murakoze rwose, kariya kari katurambiye. Mukiza we ntawe yagiye. Ariko we, ibintu wowe n'uriya mukobwa mwavugaga byo gutwara umugabo w'abandi mwavugaga ni ibiki? Biriya se ko ari ibisanzwe, abakobwa sura abayobewe. Oya mbwira, nabonye yarakaye. Naraye mbyibazaho, ariko nanone nkumva ntazi ibyo ari byo. Iyo ubaza Mukiza se? Ariko Ben, utigije nkana, urumva nari kumubaza ibintu nanjye numvise neza. Mbwira ahubwo menye ikijya mbere. Ibyo bive muze n'ijerekani tureke ko gafungura yewe. Wasanga nako katarayafungura. Ni kazima da. Ubwo ikindi kibazo mwagira mwaza kumamagara kuko papa we ntimwapfa kumubona. Sawa rero wirirwe. Oya yewe banza umbwire. None se umugore natwaye umugabo n'uwinaha? Ariko ntakugoye nyerekera iwabo wa Mukiza. Nabakomeza kunderega iyo musabye kunjyana iwabo. Kandi ajya mbwira ngo batuye inaha. Erega wowe uracyari umugeni. Mukiza se ko yakuzanya gukunze. Ubundi impungenge ufite n'iziki? Reka ngende ndi kwihuta. Aha, nta kundi ariko hari ibyo nyinze. Oya nta kibazo nuko ndi kwihuta. Ariko Mukiza azagenda kwereka n'ibindi utazi. Wowe hama hamwe. Ngo ibi bintu ni ibiki ndi kumva? Ngo mpame hamwe azanyereka n'ibindi ntazi? Apu, reka njyana amazi mu nzu ntawamenya. Uriya nuko bataramenyera. Ariko abantu binaho ubanza batoroshye. Oya ariko ngomba kuva hano mu nzu nkajya gushaka amakuru. Umuto, urabona uzabaho ute koko?
kubona umugabo wawe utaye ukaba udashaka no kugaruka mu rugo, ubu nkugire nte mwana wanjye? papa ndagushimira ukuntu unyitaho muri byose kandi ukanyifuriza ibyiza nk'uwo wabyaye, ariko ibyo kugaruka mu rugo byo rwose ubyibagirwa. Uyu ni umusara wanjye ngomba kuwuheka nyine. N'ubundi se ko namaze kugukoza isoni uraramira iki papa? Umutoni mwana wanjye rwose wirira, sinaje ahangaha ngo ni ukugukomeretsa, ahubwo nuko nanga gukomeza kuba ahantu wenyine. Umuto urabizi ko ari wowe wenyine nasiganye kuba nawe uranyuko. Nahize umuhigo ko nta wundi mugore nzashaka, kandi byose nabikoze ku bw'amahoro yawe. Niyo mpamvu ntifuza ko wahungabana kandi wanjye nta kihabuze. Papa basi ibyo byihorere, ubwo utangiye kuzanamo mama udatuma agahinda kanyica noneho. Agahinda mu kizane kongera kubura mama byo byantera uburwayi ntazi. Ese muki koko wampoye iki? Basi si uyu mwana uri mu nda yagukoreye ikihe cyaha? Iriya mbwa ngerwa mukwe gusa. Ubu se umuto ko wanze ko tujyana nko bise bigufatiye ahangaho uri wenyine, koko wabigenza ute? Papa erega ibyo uvuga byose ntabwo nagaruka mu rugo, nzaguma hano iwanjye. Naho kuba nafatwa n'indabyo ndaza guhamagara umuringa aze tube tubana hano. Ariko uzi n'ikindi, iriya ngirwa mugabo ngiye gushaka ko nyihanisa. Oya papa uramenya utazangirira umwana imfubyi ataranavuka, nk'ubwo wazamusobanurira iki koko? Umve mbese uko muvuganira. Humura sinzamwica, ariko akwiye kuryozwa ibi byose arimo. Papa rwose uramenye ntugire icyo umutwara, Imana irabizi nizi uko izabigenza. Ariko Mutabazi naribwa n'imbwa ye. Umva reka ngende, kandi uyu munsi ndaza kohereza umukozi akuzanira ibyo kurya, inzara itazagutsinda. Dore ntukigira n'umugabo ngo aguhahire. Yego papa, nawe ibyo kugaruka mu rugo byo nzabitekerezaho nimbona ari ngombwa nzaza, ariko ntukomeze kubijyamo cyane. Ariko waba nigiriye hano ipfa kwa mukecuru di. Ewan, uyu munsi noneho ko naramukiye imihanda ndahezara. Baby tugiye guhura se, ko mbona nayizi muri izi karitsiye niyahe? Ariko ubanza ari ingore tu. Daraburije rwose, yaba umukobwa twari kudiringa. Mwaramutse. Waramutse neza? Umeze ute se ko mbona nakuze muri izi venizi iwacu? Yego ntabwo ndi uwino. Nitwa Mutima Ukeye, iwacu ni mu burengerazuba. Nkaba ndi umugore wa Mukiza. Umva, aho ni ruzungu rwose. Uretse kuba Mutima Ukeye no kumubiri urakeye. Ariko arubanza numvise nabi. Nguru umugore wa Mukiza? Mukiza asigaye afite abagore babiri. Ko mbona yaba atarisondetse, azi kwitamo kabisa. None se Mukiza asanga undi mugore? Umva, iyo nkuru buri mukapo wese wayibaza inaha yayigutambaza. Mukiza afite umugore wenda no kubyara ahubwo. Yitwa Mutoni. Urakoze cyane. None se wanyeretse iwabo? Hey, kwa Valeria? Reka makwereke. Ni kuri uriya rugo hakurya hariya. Haruguru y'inzu hari umuvumo. Ubwiye nziri haruguru y'umuvumo no kwa Mukiza hanyaho. Ubwo nukerera inzira ijyayo uyobera aho hepfo. Ngo nyobera aha hepfo? Nyumvira wallahi, izo ni imvugo z'imihanda ubwo nashakaga kukubwira ngo nyura aho hepfo. Turagiye hatansiye J1. Uriya se Mugishara? Ese Mugisha, uhagaze tukavugana ko mbona wihuta. Ahubwo umeze uteka iki ko nakubuze? Mugi, usikiye utari mu kazi umeze neza wakinuwe. Ndabona uri ku cyango wallahi. Dore duhuriye mu isantere rero ngurira kana. Shaho ndakugurira nta kintu ndiho. Ahubwo wajya kungurira niwe uyafite. Hari ikiraka kijya kigucika bro. Nturi tu travel. Erega singuhombwa ngungurira ibirenze. Ni wanjyana muri kantine nagushimira nge singoye. Ahubwo nuko mbona ubungiye kwa Mutabazi. Ningero ndayikuramo ubundi nkora akazi. Naho wowe wimereye neza usa neza byahataye. None amakuru y'umuringa bro. Ko nari nakubwiye ngo uzamunekera umenyera amakuru. Warabikoze? Umva, ndagwa amakuru wowe vaha bidatinze. Ahubwo wingomesha reka nihute njye mu kazi mwana. Ntari bimugisha. Gusa biriye nana gusekesha bikakurenga. Uriya mwana ndamwemera n'ipano nayigurisha ariko ntancike. Mwana wa igiza ko gakoko hino abariko naruriraho ibyo natetse nta sosi irimo, si ngombwa gushyira ku isahani. Akira, sinerukaga kurira ku nkoko mukecuru, nyiheruka kera. Aha,
ahubwo se uramenya kuyiriraho ko nzi ko nta na rimwe kwa Mutabazi mwigeze ibintu nk'ibi cyangwa di reka nkwarure ku isahani kurira ku nkoko n'ibyacu bitavaho bigutonda. oya mukecuru byihorere rwose turasangira erega buriya njye ubuzima bwose nzi kububamo. Uyu kumva se harimo akunyura cyangwa twongeremo kandi njye nirira gace niwumva ko atarimo kongeremo. ndumva kunywa karimo ari ubundi umunyu mwinshi ntacyo twara umugore utwite. Ariko koko indabira nakuze hari igihe ubu ntiri mu mezi 8. yego ahubwo se ndabigenza ne ko Mukiza yantaye. uyu mwana nzamwifasha ariko se mana kuki ndimo kugeragezwa gutya ko Mukiza nakunze n'umutima wanjye wose nkemera kwishingira nkamusanga niwe wangira atya koko. kure cyaho kurya se kandi ariko Mukiza wabo umuhemu koko mworoshya ariko kariya gashyano nubwo ntakazi ndajyaho gacumbitse nkatumure ntabwo kahamara kabiri. none so yazanye ko yamuzanye amukunze urumva utaba umubujije uburenganzira bwe mureke wenda umunsi umwe umutima uzamurya agaruke. umuto aho kugira ngo bakomeze bansebye mbareba batumuka bakava muri uyu mudugudu bagasubira iburengerazuba aho ntabareba. ahubwo nujya kugenda unyibutse ngo uhu twujya guteka hepfo hano aho narimagana hakuye uturayi waza gutwaraho naho iby'umuhungu wanjye ndabikemura. urabikemura ute se ko mbona bikomeje kugora nta n'isoni ejo yaje iwanjye mwinjiza mu nzu ngo tuganira ahita afata imyenda ye hasize aragenda atanansezeye. nagize ngo wenda aragarutse ngo tubane uriya mugore aramuretse ngiye mu cyumba nsanga yasohotse. yo ihorere disi umwana wanjye niba ari aho ageze baramuroze ariko ubundi wagumye hano tukibanira ngahangana nawe uri hano iwanjye uzaguma mu nzu ya wenyine bigende bite koko. ahubwo mukecuru ndumva ameze nk'urimo kuzungera reka nahe ndyame. aha mwana wanjye se itahira uruhuko ubu nicyo gihe ugezemo ariko numva utangiye kuremba unumeho umuntu nze nkurwaza. yego mukecuru ndaza kumugutumaho. umuringa wabuze ese ubwo waninze tukajyana we cyangwa uko nakeye nkawe ntiwakemera ko tugendana. ariko Mugisha uzi ko burya uri igisozi gusa nkunda ukuntu utajya urakara uhorana morale. muri imihombamo n'inyemerera kurakara pe ubundi mba ngomba kwishimira aho Imana ingejeje kuko nzi neza ko muri byose utahabaye ntacyo nageraho. aho navuye ni kure kuba ndi uyu munsi byonyine bigomba gutuma nezerwa ngaseka. ubundi inkuru y'ubuzima bwanjye wayikoramo filime akayikwereka nibwo wabona neza impamvu ntagomba kubabara. yewe Mugisha uzi ko nari natwawe we uvuze amagambo meza pe none se ko mbona yikore igifuka kinini ugiye he we kandi ndabona tujya hamwe. yego tugiye hamwe. ubu bose Mutabazi ampaye ibi bintu ngo mbishyire Umutoni numvise yivugisha ko Umutoni yanze kugaruka kuba iwabo. Shamugi iby'Umutoni iyo mbitekerejeho numva narira pe kuko birambabaza gusa Mutabazi akunda umukobwa we. ujye usa n'umpamagaye kandi ko ntakunda umuntu umpamagara nagiye kwicira inshuro. apo ni Ben ntawe nitaba niba ari akazi ashaka ko ndamuhamagara ndangije aka Mutabazi. ngo Ben se burya muri inshuti cyane we. cyane rwose Ben ngenda mukunda nubwo ari umwana wo mu bakire bwose ariko yicisha bugufi kandi agira n'umutima mwiza. aha uwo mutima we mwiza ni wo Odile yenda kuzanyicira ngo namutwariye umusheri. buriya koko Odile na Ben bose ko bakundana ari abana bo mu bakire abona Ben yanyemera koko. oya sha aho njye nakubera umugabo barakubeshyera ahubwo we hari umutipe ugushaka arara amajoro agutekereza mbese ngo ubwiza bwawe bwaramuzengereje. ariko abasore murashoboye ubwo se ninde we ugira ngo se ntumuzi ni wa muniga witwa Kiki. apu wimbwira icyo kirara ntawe nkeneye uriya rwose uzamubwire ko yayobye. oya wifata umwanzuro uhubutse utyo ahubwo reka tugende tubivugaho.
Mwiriwe mukecuru. Mwiriwe yemwe. Ese iryo jwi ko ntarizi, uwo muntu ari gusuhuza hano cyangwa ni ku muturanyi? Yemwe aba hano. Erega ni hano nje. Injira. Kuki wagumye mu bikingi by'irembo kandi hadakinze? Muraho neza? Muraho. Reka mbazanira agatebe mwicare. Nta kibazo. Ni mwicare. Uyu mugoroba se ko mutugendereye ni amahoro? Ni amahoro rwose. Yewe, mwasuhuzaga nkagira ngo ni ku baturanyi, n'urusaku rw'ibijumba rwari rwinshi sinabumva vuba, ariko sinabamenye. Humura mukecuru, ndakwibwira. Nitwa Mutima Ukeye. Ni ubwa mbere wumvise iryo zina? Ni ubwa mbere pe. Umukazana wanjye niwe ujya umbwira amakuru y'inaha, ariko iryo zina ntararimbwira. None se ubinaha cyangwa bukwiriyeho uri ku rugendo? Nari nzi ko ari surprise nagukoreye. Nzi ko ningera hano urahita umenya. Umuhungu wawe ntabwo yakumbwiye? Ntumbwire ko ari wowe. Uravuga umuhungu wanjye Mukiza? Mwiriwe. Uwo niwe usuhuza ahubwo. Niko ni wowe wagashyano we kantwariye umukazana umugabo? Mama, kutama karibu. Uwo muntu muri gutongana ninde? Subira inyuma ntuyinjire mu mbuga. Bwira ishyano ryawe naryo rimve mu maso. Reka njye mu nzu ngaruke nsanga imwamviriye aha. None se mama, waretse tukabanza tukavugana? Ntacyo mvugana namwe mfite. None se sheri, hano wahageze ute? Ninde wakuzanya? Sheri, ibyo numvise ni ukuri. Ufite undi mugore? Wirira sheri, reka mama zenda gusobanurira. Mutarava mu rugo rwanjye, ndavuze ngo mumvire mu rugo simba shaka. Ariko mana yanjye ubundi kuzira iki kuko? Dutaye sheri. Mama, rekera ukumena amazi ku mugore wanjye. Ahubwo reka njye kuzana ndi nawe nyakumeneho. Sheri, ngwino dutahe. Winkora hose. Ahubwo sinzi niba ngitahanye nawe wamugambanyiwe. ni mpamvu muri ni uko udashaka kubyumva. Kiki nubwo umubona kuri aba ameze nk'umurara ntabirye rwose, buriya yigira n'umutima mwiza pe. Oya Mugisha, niba hari abantu batajya banza mu maraso, Kiki nawe arimo rwose. Ni impamvu uzamubwire ko bitakunda, nta n'iby'inkundo nkeneye, ahubwo genda uvugisha umutoni njye ndatashye. Ariko muri uzi ko burya nta mutima ugira? Ubwo se kuko ugiye guca ku rugo utavugishije umutoni kandi muri inshuti? Ariko byo uzi ko ntamuheruka we, nibyo reka mpagere muvugishe wa mugani. Yii, ngwino tujyane umuvugishe rwose. Yiwe umuri, uraninde uryamye hariya mu rugo ko mbona yaguye arambaraye? Iwe uzi ko ari umutoni we, ubu se turabigenza dute koko? Ubu se umutoni yabaye iki koko? Umuringa nawe ngararira di, aho gushaka ko yagera kwa muganga urimo kurira koko? Ubu se mbigize, reka nshaka abantu tumugeza ku kigo nderabuzima. Umutoni we, ahubwo se buriya ni muzima? Yo, umutoni se mama bigenze bite? Birabibyuya ntibiba amaraso. Naho ubutaha.